Ne seront pas respecter le cessez-le-feu alors que les M23 continuent toujours à nous tuer. Ce qui est là est que les M23, le Rwanda a déjà pénétré la République démocratique du Congo. Ils ont violé nos frontières. Nous devons voir à tout prix comment reprendre nos frontières. Alors la question de cessez-le-feu, ça ne va pas vraiment nous retenir beaucoup parce que nous voulons que toute la République démocratique du Congo et toutes ses frontières soient respectées. C'est pourquoi nous manifestons aujourd'hui avec le peu que nous avons apporté pour que le moral de nos forces, de nos Wazalendo, de la FARDC sur la ligne de front puisse être vraiment au top. C'est pourquoi nous sommes à Lubero. Urebye uko bihagaze uyu munsi nyuma y'imyaka 30 nta wari uzi ko ingengabitekerezo izagira gutya ikavumbukira hano hirya mu baturanyi n'ubukana nk'ubwo yari ifite 94. Icyo ni ikikwereka ko igihari yose. Nta wari uzi ko abayirengagije icyo gihe bakanga gutabara abanyarwanda uko bifashe icyo gihe ari nako bakomeza kwifata nyuma y'imyaka 30 bigaragarira mu bibera hakurya hari muri Kongo. Ntabwo rero ari ikintu umuntu yakwirengagiza cyane cyane uru rubyiruko rukiri rutoya. Uko bigaragara ingengabitekerezo yarwanyijwe n'inkotanyi na jenoside yahagaritse jenoside yo mu Rwanda nta mwanya wayo nta nubwo izongera, ariko urugamba rwo kurwanya ingengabitekerezo rwo ruzakomeza igihe icyo ari cyo cyose. Nyuma y'imyaka 30 ishusho dufite hakurya mu baturanyi ni yihe itugaragariza ko ikibazo ntaho cyagiye. Abakoze jenoside hano baracyariho, bafite imbunda, baracyakomeza kuzihabwa, baracyafite n'umugambi wo gukora genocide. Ariko n'abandi bafatanyije bo muri aka karere nabo noneho barabasanze ku mugaragaro. Ni ibintu bizwi, ntabwo ari ibanga. Hari abantu bari hano nk'impunzi zari mu nkambi z'impunzi b'abaturanyi muri mu Mutara, za Mimuri, Rukomo, Ririma, mu Mayaga, Nyamagabe. Abo bose mu nkiko gacaca zabaye hano
hari abantu 660 bakatiwe n'inkiko gacaca b'ikindi gihugu duturanye, bakatiwe n'inkiko gacaca. Bamwe muri bo ni abayobozi. Iyo babonye uyu munsi bitabira igikorwa cy'ubwicanyi kiri hakurya mu gihugu duturanye cya jenoside, ukabona bitabira, bigaragaza ko n'urwo ruhererekane rw'iyo ngengabitekerezo n'ubundi n'ibyaha bakoze hano n'ibyo bemera cyangwa n'ipfunwe bafite bakijya kubikoresha hariya. Iyo ubonye ibindi mu bihugu bikomeye cyane uko byifashe muri 1994 cyangwa na mbere yaho, cyagiye nababwiraga ko General Dallaire yaje kumurinda avuga ko yasabye ubufasha mu bamuyoboraga muri bakamubwira ko ntabwo bamuha. Hari ibihugu bikomeye cyane, hari igihugu gikomeye cyane cyari gifite intwaro zikomeye za burende 50 muri aka karere, zari Entebbe, zari zaravuye mu gihugu cya Somalia 92 mu ntambara 92 zijya Entebbe. Jenoside yabaga hano ziparitse Entebbe, bazisaba kugira ngo zize zifashe minwari. Abo bazisabye ba nyirazo icyo gihe baravuze ngo icyo twakora tunazibahaye nuko zaturuka ku mipaka zirasa, ariko ntabwo zajya guhera imbere mu gihugu zirasa. Ubwo ni ukuvuga ko iyo zirasa zihereye ku mipaka zari kurasa inkotanyi zihagarika jenoside. So uko rero ibyo bihugu byatekerezaga icyo gihe n'ibyo byakoze, nyuma y'imyaka 30 ubona nta gihinduka, ubona ari nako bakomeza gutekereza. Iyo ubona bari abantu bose barwanya abitwa M23, M23 irwanira iki? Irwanira kubaho gusa, irwanira kubaho. Niho kuvuga ngo turarwana ngo tubeho, tugire aho twita iwacu, tuve mu buhunzi bw'imyaka 30, ariko tureke no kwicwa. Kwicwa kwabo kwaravuzwe, kwaramamajwe kuri za YouTube, kuri za video, abo bicaga, abo batwikaga, abo baryaga, ni ibintu biri ku mugaragaro. Ukibaza ese aba bose, iyi si yose ibyo ntabyibona? Irabibona. Ese kuki byirengagiza? Kuba byirengagiza rero nicyo gikwiye kudukangura nk'abanyarwanda. Nicyo gikwiye kudukangura ko twiraye twagira ibibazo, kandi nta wundi uzaturwanira iyi ntambara, ni twebwe tugomba kuyirwanira. Wareba ibihugu ibyiswe ngo byaje mu kibazo cya Kongo, cy'uburasirazuba bwa Kongo, ngo bije gutabara Kongo. Ese mbere buri gihugu buri kimwe muri byo ukibajije, ese ujya kohereza ingabo